Nshuti bavandimwe, uyu mwanya Imana yongera uduhaye, dukwiye kujya twishimira ko itwitayeho. Nta cyiza yakwima abana bayo gishobora kubakiza. Iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduha n'ibindi byose. Ujye ushimira Imana, nanjye nyishimire ko yadushyize mu biganza icyakiza ubugingo bwacu. Reka twishimire ko uyu mwanya yongeye kuturarika ngo ituganirize, kandi tuyisabe muri bwa bushobozi bwacu bukeya bw'imitekerereze yangijwe n'icyaha, ngo tuyobore kuko ariyo umuyobozi utayobya. Kandi dufate umwanya tuyishimire ko mu bantu benshi bari ku isi atari ko aya mahirwe dufite ariko nabo bayafite. Igihe rero twe tuyabonye, yakomereho kuko hari igihe uyu mwanya utazongera kuwubona. Aya magambo aravugwa kenshi, abantu bakagira ngo niko bizaguma, ariko ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo kubiba n'igihe cyo gusarura, hari igihe cyo guhinga n'igihe cyo gutera, hari igihe cyo kumva ijambo ry'Imana, ariko ibyanditswe byera bitubwira ko hari n'igihe rizaba ingumi. Bitaraba ngo abafite imbaraga basore n'inkumi bave ku nyanja imwe bajya ku yindi bajya kurishaka bo kuribona. Reka twebwe tugifite amahirwe dusaba Imana ngo yongere iryumvikanishe mu bitekerezo byacu, kandi tuyisabe ngo riyobore rizibura amasoko y'ubugingo yazibishwe n'icyaha, riduhagarike ku mwanya Imana ishaka ko duhagararamo. Tubisabye Imana kandi iteguye kubikora. Twongere dusenga Imana. Data wa twese, Mana yacu, we mwigisha mukuru, ngwino ubane natwe, utubere umuyobozi. Ijambo ryawe rifata umwanya wa mbere muri twe, tubyatse Imana Data ngo biduhere mu izina rya Yesu, amen. Kisho tugiye kwiga kiravuga ngo banyuremo wihuta. Banyuremo wihuta. Ndashaka kugira ngo uze gutinda cyane kuri iyo nsanganyamatsiko. Ubushize twafashe igihe tureba umusozi wari muremure abawugiragaho bitegeraga ibirere bitandukanye, kandi hari hagiye kuvugirwaho amagambo akomeye. Ayo magambo akomeye Imana yari igiye kuhatangariza yari amagambo acyaha kandi aha abantu amahitamo ngo nabo bagaragaze uruhande barimo. Bari abantu baheze mu rungabangabo, bari munsi y'ubutware bw'inyigisho z'ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma benshi, abategetsi b'abanyagitugu barimo Ahabu, Yezebeli wari warahisemo kurimbura ubwoko bw'Imana n'ukuri kwayo. Ariko reka dushimire Imana ko dufite Imana idatsindwa. Niyo yihoreye ibintu abantu batabizi bagira ngo hari yabivuyemo, ariko ubuyobozi bukuru n'ubw'Uwiteka. Dukwiye kugira Imana icyizere. Kuri uwo musozi rero twabonye yuko nubwo tutagaragara nk'abari kuri uwo musozi wa Karumeli, ariko natwe tugeze mu gihe cy'amahitamo. Kandi ukuri Eliya yagomba kubwiriza niko Imana iri mu gutegurira abagabo n'abagore, abasore n'inkumi bazemera kwemera guhara ibyabo n'ubuzima bwabo ngo baburire isi ku kaga yenda kugwamo. Icyo gihe rero uyu mwanya niwo Imana iri mu gutegura abo bose bashaka kwinjira mu murimo uheruka, ariko nanone atari umurimo w'abanebwe, umurimo w'abanenganenzi, cyangwa se umurimo w'abagenda mu bintu kuko babonye abandi babijyamo. Ni ukuri ubwawe ugomba kuzihamiriza, ni ukuri ubwawe ugomba kuba ufite mu bugingo bwawe. Banyuremo wihuta, nicyo cyigisho tugiye kuganira. Turayishingira mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 5, duhere ku murongo wa 21, ariko turi bwibande cyane n'uguhera ku murongo wa 24. Yesu nk'umukiza w'abari mu isi, nk'umenyerewe ko atabara abagize ibyago kandi akabafasha mu buzima bwabo bugoye, nanone yaje kurarikwa n'umwe mu bantu bari bafite ikibazo mu rugo cy'umurwayi. Umurongo wa 24 muravuga ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateranira aho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati, agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze
uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi bamukurikira bamubyiga, kuko Yesu kumubona ari wenyine ntabwo cyari ikintu cyoroshye. Kumubona ari wenyine ibyo byo abantu bari bafite isoni zo kumusanga bategereje igihe bazamubonera ari wenyine, ibyo ntabwo byari gukunda. Ivugabutumwa yari afite, amagambo y'ubugingo yagezaga ku bantu, bagatanga ubuhamya bati ntabwo abwiriza nk'abanditsi n'abafarisayo bacu. Yari yarakuriye imitima y'abantu, kandi impuhwe yagaragarizaga bamusangaga, imbabare yakizaga, indushyi n'indembe yasubizaga ubuzima. Byari byarakuriye imitima y'abantu, bagahora bamuri iruhande ari benshi cyane. Icyo gihe rero yari aho ngaho, nicyo gihe abantu bafite ubuzima bagoye babaga bamukeneye ngo bamufashe. Uyu Yayiro yari afite umwana urwariye mu nzu ye, nk'uko abantu benshi barwariye mu matorero atandukanye, mu nsengero zitandukanye, mu makorali atandukanye, mu nshingano zitandukanye, ariko bakaba barwaye batabizi, ndetse rimwe na rimwe n'ababatabariza kuri Yesu hari ubwo babatekereza nabi. Ariko muri ubwo bwinshi bw'abantu, muri abo bantu bagihora babyigana bumva bashaka kwirebera Yesu gusa, nta n'umugambi bafite w'agakiza, aho niho ukeneye kubanyuramo wihuta cyane. Iyo usomye mu gitabo cyitwa, ni umwanditsi w'umunyamateka yanditse igitabo cyitwa Umusaraba n'igicucu cyawo, ku cyigisho kivuga ngo urutare, batubwira yuko uruzi rwa Amazone rwiroha mu nyanja ya Atlantika, ku buryo ayo mazi menshi aturuka ku isoko yanyuraga muri iyo nyanja ya Atlantika. Ariko ikintu gitangaje, reka nsome ayo magambo. Uruzi rwa Amazone rwiroha mu nyanja ya Atlantika, ku buryo ayo mazi menshi aturuka kure asohoka mu nyanja gifite ibara ryayo uko yakabaye. Bivuga ko ubwo ubwato bwagendaga mu nyanja hafi y'ubwirohero bwa Amazone, amazi meza yabwo yakoreshwaga yari yabashiranye, maze bahamagara abagenzi babaho bari mu bundi bwato kure cyane, aho bari hari kure yabo, ngo babahe ku mazi, kuko yo bari bafite mu mato yabo yabashiranye, kandi amazi y'inyanja ntabwo akoreshwa mu gufasha umubiri. Igisubizo cyabagarukiye kibabwira kiti mudubike munywe. Umwerekeza w'ubwato atekereza ko hari batumvise icyo yababajije, yongeye guhamagara. Igisubizo kimwe kigaruka ari nka cya kindi cya mbere, ababwira ati nimudubike indobo muranywa. Atangaye kandi yabuze icyo yakora, aravuga ati bavuze ngo tudubike tunywe. Yohereza indobo ye mu mazi, yiyumviye uko ayo mazi ameze. Mu gutangara kwabo, indobo yazamuye amazi meza, kandi inyota yabo yarashize. Umugezi, uruzi rwa Amazone rufite umuvuduko ukomeye cyane. Uwo mugezi unyura mu nyanja ya Atlantika, kandi amazi ya Atlantika ya hano n'ayo hino ntabwo ajya avangira. Ayo mazi aturutse muri iryo shyamba rya Amazone afite icyerekezo kimwe, kucyanyuramo hagati, kandi ubusharire bw'amazi y'inyanja ntibuvangire ayo mazi avuye kuri iyo soko. Ubwo abantu bari mu bwato, amazi bitwaje mu bwato bagomba kugenda banywa yarabashiranye, babona andi mato ari hafi ya wa mworo wa ya soko nziza, maze babasabye amazi bati hoya, ntabwo tubaha amazi yacu, turabararikira kudaha yanyu. Abandi bari baje batese ko batubwira kudaha amazi yo mu nyanja kandi adakoreshwa. Naho abari muri ubwo bwato bundi bari bamenye yuko bageze iruhande rwa ya soko iva muri rya shyamba rya Amazone. Igihe bababwiraga bati nimudubike murafata amazi, barabikoze banyweye, batangazwa nuko babonye amazi atangaje, kandi batari bazi ko aho bageze hari isoko y'amazi meza. Muvandimwe inshuti,
Yesu Kristo ni isoko y'ubugingo, ntawigeze amusanga afite inyota y'agakiza ngo amusubizeyo. Kuki uyu mugezi utavangirwaga n'amazi yo mu nyanja ya Atlantika? Kuki abantu benshi barimo bahinduka bitewe n'igihe bagezemo cyangwa se ubuzima bagezemo? Ndagira ngo ubwire mushuti, uwitwa Yosefu, umwe mu bana ba Yakobo, yaragurishijwe kandi yaramaze kugurishwa. Urugendo rurerure rumutandukanya n'umuryango ntabwo rwigeze ruhindura imico ye. Yaragiye ahinduka imbata, atarigeze abyirukira mu rugo rufite icyo rubuze, ariko arabyakira. Yubahaga Imana Yosefu. Agejejwe mu Egiputa akora imirimo y'uburetwa. Imirimo y'uburetwa imuviramo gukundwa na nyirabuja. Igihe uwo mugore yamukundaga yifuje ko baryamana, Yosefu arahakana ati ntabwo nacumura kuri databuja no ku Mana yanjye, kuko uri umugore we kandi mu rugo rwa databuja ntacyo yanyimye. Anesha ubusambanyi, anesha ubuhunzi, anesha ubuzima bw'ubunyage, anesha ubuzima bw'ububata. Byamuviriyemo kujya muri gereza, afunzwe amara imyaka 2, ahinduka ufasha abo muri gereza niyakora icyaha. Yosefu arafungurwa, ahinduka ukomeye mu gihugu cya Misiri, ahinduka uyobora ibigega. Tuzabigarukaho kandi Imana izadufashe cyane, kuko hari n'icyisho gikomeye dukeneye kuzaganira n'abantu bariho mu gihe cy'imperuka. Yosefu aranesha, ahinduka ukomeye. Leta z'icyo gihe nizahindura ubugingo bwe, gereza niyahindura ubugingo bwe. Urukundo yakunzwe n'umugore utari uwe nirwamuhindura, urugendo rurerure rwo guhunga nirwamuhindura, imirimo y'agahato niyamuhindura, anyuramo yihuta kandi niyacumura. Yosefu ahinduka umuneshi. Uyu munsi tumufata nk'umwe mu bantu Bibiliya idashinja ibyaha yakoze, kandi ariho yari ari ku isi yakiraniwe nk'uko tuyiriho, ari ku ijuru yaduhamagara ngo ndeka tunyuremo twihuta. Daniyeli yaranyazwe nawe agenda nta cyaha yakoze, yemera kubabarana n'abanyabyaha b'Abayuda, amara imyaka nk'iy'Abayuda bagomba kumara i Babuloni. Amashuri arayiga niyamuhindura, ajya muri leta z'icyo gihe niyahinduka. Nshuti muvandimwe, wowe urimo urahindurwa n'iki? Umwanditsi w'icyo gitabo aratubwira ngo hanyuma y'uko twibwira ko turi mu gikingi cya Satani, Imana ikaba iri kure yacu, ariko imigezi y'amazi y'ubugingo itembera kuri buri rugi. Icyo dusaba gusa ni ukudubika ubundi tukanywa. Uyu mwanditsi niko atubwira. Icyo dukeneye gukora ni ukujya mu ijambo ry'Imana, kandi iri jambo ry'Imana niturijyamo riratubera isoko y'ubugingo. Nuko igihe Yayiro amaze kuzana uwo mwana, amaze kuzana Yesu ngo amubwire ati nyamuna reba uko anyiriza uyu mwana, Yesu ntabwo yanze, yaragiye, ariko ari kumwe n'abantu benshi cyane. Umurongo wa 20 kari kutubwira aragenda ajyana nawe, abantu benshi bamukurikira bamubyiga. 25. Nuko hariho umugore wari umugongo, wari ubimanye imyaka 12, ababazwa n'abavuzi cyane benshi, bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangaho ingemu, ariko ntihagire icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Mariko 5 umurongo wa 25-26 niho twasomaga. Nuko igihe uyu mugore yaramaze imyaka myinshi ari mu buzima bugoye, hari ababyumva kurenza abandi. Icyama ukumva icyo kintu, amategeko y'Abayuda ntabwo yemereraga uri muri ubu buzima. Wayasoma neza ugiye mu bare w'igice cya 29 umurongo wa 13, kandi ukahumva neza witonze. Ariko cyane iyo usomye mu bare wa 15 umurongo wa 25 ukigira hasi, niko abantu bari muri ubuzima bw'uyu mugore batemererwaga kujya abandi bari. Ntabwo bemererwaga kujya mu materaniro y'abana b'Imana. Hari ibyo batakoragaho babikora bikabirahumanye, kandi uyu muntu yabarwaga nk'uhumanye rwose, nawe yarabyakiriye mu buzima bwe.
mwene data nshuti, wowe ntabwo waba uhumanye uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu gitwariro ari nahazi musigaranye, ukumva warihebye wibaza ko nta wagukiza, wibaza ko hari ubugingo bwawe bwamaze gucirwaho iteka. Yesu arakubwira ngo banyuremo wihuta, kuko we ntabwo agirwa nena. Ariko nanone biragusaba gufata umwanzuro utajenjetse, kuko imbaraga ya Satani, umubiri n'isi nabyo birarwanira kuburizamo imitima y'abashaka Imana kugira ngo batagera ku ntego y'icyo bashaka. Satani yamaze gushyira mu isi inyigisho zerekana yuko iby'Imana bidashoboka. Satani yamaze kugaragariza abatuye isi ngo ubwo nawe yari mu ijuru akaba yananiwe gukiranuka, akaba yananiwe kugera ku butungane Imana ishaka, ngo abatarageraho babishobora gute? Yereka abantu yuko Adamu na Eva bashyizwe mu ngobyi ya Edeni bikabananira gukiranuka, bakabwira abantu batari kose urabona ko iby'Imana ari uzabibasha. Yashyizeho amananiza abantu kugira ngo ubone uko barimbura. Abantu bagwa mu mutego wo kubaho bafite ubwoba bwo kwibaza ngo ko none ko iby'Imana binaniye, none kandi ko nzarimbuka nabigenzane. Batangiye kugwa mu gikombe cy'igicucu cyo shidikanya Imana, batangiye kujya mwakwa bwihebe, batangiye kumva ndetse no gusenga bitakiri ngombwa. Barimo barashaka icyatuma bagira amahoro yo mu mutima binyuze mu mirimo bakora ngo bayitunganye, ariko icyuho cy'ibyo babura baraguma bakacyumva mu bugingo bwabo. Imbaraga iva muri Yesu niyo yaraharitse uyu mugore utari ukigeraho abantu bari. Wari uzi ko hari igihe umutima w'umunyabyaha ukanguka rwose ugakubita amaso ibi bimwe bizanwa n'ibyaha n'ishyano rizanwa nabyo, umuntu akumva arabizinutswe akarwanya ibyaha ku mbaraga ze bikamutsinda, akagerageza gusenga cyane bikamunanira, akagerageza kwitwararika, akagerageza no guhindura imyitwarire bikanga, agasigara yibaza ngo ariko se gukiranuka ni iki? Ariko reka nkubwire, hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahantu ari byo biguhamya. Erega amategeko y'Imana ni indorerwamo imurika abantu bakamenya uko bari, bakamenya ko nta gukiranuka kubarimo, ariko nanone agahinduka umushorero utugeza kuri Kristo, ngo Kristo adukorere icyo amategeko adashobora kudukorera. Ariko nanone niwayigizayo, nanone uyigijeho ntiwazigera umenya ko uri umunyabyaha, ntiwazigera umenya ikibazo ufite. Uburyo bwiza nuko wareka indorerwamo ikakumurika, noneho amategeko akakwereka uwabambiwe ku musaraba kubw'ibyaha byawe. Uwo ni uvuga ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora. Bibiliya itubwira yuko igihe abantu bari bamaze kuba benshi bakurikiye Yesu, haje kuza umugore wari ufite ikibazo yihariye, ikibazo kirenze icy'abandi bantu bose bari bafite. Kuko ubundi ikibazo yari afite si uko gituba ari ikibazo ku bantu basanzwe bagira icyo kibazo, ahubwo ikibazo cye cyabaye ikibazo aho cyari kimusabye kukimaramo imyaka 12. Ariko ndeka twumva ahantu neza, Yakobo yabyaye abahungu 12, kandi nabo bagombaga guhabwa imihango y'ibitambo, ubutambyi, ibimenyetso byerekana Yesu uzaza. Kandi uwo ni umuhango wahawe Adamu akimara gucumura wo gutangira gutamba igitambo kivusha amaraso, ariko cyabaga ari igitambo cyo kwizera uzaza agacungura abari mu isi. Niyo mpamvu Abeli yitwa intwari mu kwizera, kuko yizeye ibitakwizerwa, yizeye yitaboneka, abona Yesu amanitswe hagati y'ijuru n'isi kubwe aramwizera. Kayini we yanga kwizera iyo Mana y'ubugingo, ahitamo gushaka gukizwa n'ibyo akoze. Iyo mihango rero abayuda bari barimo bayimazemo imyaka iruta y'uyu mugore we rwose yamazemo. Nimbe nawe yabaye imyaka 12 nubwo nawe yari imugoye, ariko abandi bo bari bari mu kaga. Reka mwibutse imvugo ya Bibiliya, uyu mugore atandukanye na Sara umugore wa Aburahamu, kuko we yari yaracuze nayo yarahagaze. Bose bari bafite ikibazo, ariko nyamara Imana yagendereye Sara imwereka yuko ishobora gukora ibiruta by'abantu batekereza, imuha isezerano ryo kubyara idashingiye kuri gahunda zo mu buzima zisanzwe. None si yowe bizagenda gute? Wari uzi ko marayika yagiye yegera Mariya aramubwira tugiye gusama inda ya Mwuka Wera. Mariya ikibazo cyavutse mu bitekerezo bye n'icyo n'undi wese yagira,
yaravuze ati niko none se nabyara gute nararyamana n'umugabo? Ibyo rero nibyo abantu bashingiraho bashaka gufasha Imana mu gakiza yabasezeraniye. Nuko noneho abandi nabo bakavuga bati ubwo rero agakiza ari ubuntu, ubwo twakirwa n'ubuntu kubo kwizera bitavuye kuri twe, si no ku mirimo ngo hatagira uwirarira. Abandi nabo bakagwa mu mutego bakavuga bati ubwo rero icyitwa imirimo cyose, amategeko, gahunda zose turazigizayo maze tutegereze Mesiya kandi azaza. Hari ubuyobe bw'uburyo bubiri. Ubuhe bwa mbere nubwo abashaka gukizwa gusa n'ubuntu gusa batumvira Imana, abandi bo bagashaka gukora cyane ngo bakizwe bereke Imana ko barushye. Abo bose bafite ikibazo, nyamara bagifite uwareba neza yabona ibyo bafite bose, uwabihuriza hamwe hari icyo byahindura mu bugingo bwabo. Uyu mugore rero ntabwo ari umugore nk'uko turi bubibone gusa, ahubwo nawe nanjye twabamo. Kandi si n'igitangaza yuko wasanga ishyanga ry'abayuda Yesu yari arimo naryo ryari rifite ikibazo, rimaze igihe kirekire mu mihango, rimaze igihe kirekire mu mirimo no gutunganya gahunda ziza, ariko baravanyemo Yesu Kristo. Aza ari umucyo w'isi. Abantu bakunda umwijima bawurutisha umucyo. Araza akora ibitangaza, akiza abarwayi mu maso yabo, azura abapfuye. Ibyo yagomba gukora byose arabikora ngo abantu wenda hari babonamo ubumana muri we, ariko byarabagoye kugira ngo bazabyumve. Iyo ugiye mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 7 uhereye ku murongo wa 37, ni amagambo ngira ngo nawe ubwawe wumve muvandimwe. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 7 umurongo waho wa 37. Haravuga ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivugiye yerekeye ku mwuka wera uwo abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Niryo tangazo rya mbere yahaye abantu, arababwira ati nyamuna mubimenye, imigezi y'amazi y'ubugingo igiye gutembera mu bugingo bwanyu yerekeza kuri mwuka wera. Mwuka wera yaje, ntabwo aje kugira ngo aha abantu amahoro gusa, ahubwo abanza guhishura ububi bwabo. Kandi benshi bamaze gutangira gukubita amaso ibidatunganye byo mu bugingo bwabo, benshi bashaka gutinya Yesu bati twamuhinguka imbere twagenda tuvuga ngo iki, ariko arakubwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ni uruhura umutima. Kandi abantu benshi bararushye. Hari abantu bakubwira bati uyu munsi nta dini riri mu Rwanda narajyamo, korari zose narazizengurutse, nagerageje kugira ibintu byinshi nkora, narafashije, narasuye, nararirimbye, narabwirije, nakoze ibintu byose, ariko nabuze amahoro. Amahoro banza wige ukuboko kwa Yesu, urupfu rwe no kuzuka kwe, umenye n'icyo gukorera aho ari iburyo bw'Imana. Kandi ni wiga ijambo ry'Imana wicishe bugufi wemera kwigishwa n'Imana, izakwereka aho ibanga ryo gukiranuka rishingiye. None se urahitamo kuyoborwa n'Imana cyangwa? Abantu benshi uyu munsi bageze ku rwego rwo kuruha, aho abantu bavuga bati bishoboka ko gusengera mu nzu iwanjye bitakunda, bishoboka ko gusengera ku rusengero bitashoboka, ahari no mu mutima ntabwo bikigezweho. Uwajya no mu mazi, uwajya mu mashyamba, uwarara mu bihuru, mwereka Imana ko mbabaye. Oya muvandimwe, ntabwo iri kure y'umuntu wese. Irakubwira mu ijambo ryayo ngo uza hondi ntabwo nzamwirukana na hato. Mbese dusanga Yesu hehe? Ntabwo tuzamusanga kwa Zakayo, ntabwo tuzajya kwa Mariya na Marita, ntabwo tuzagira nijoro ngo tumubone ahantu nk'uko Nikodemo yabigenje, ahubwo tumubonera mu ijambo rye, tukanamubonera mu byo adukorera, tukanamubonera mu byaremwe Imana yaduhaye. Ariko by'umwihariko ijambo ry'Imana niryo rihishura Imana n'iki dukorera.
benshi rero baravuga bati yego ijambo ry'Imana ryiga ariko ntabwo njya ryiyumvisha, ntabwo n'ubundi muri kamere yawe warijyamo ngo uryumve. Mwuka wera wayoboye abaryanditse utamufite ntabwo byakunda. Ukeneye rero kwemera kuri umuswa, ukemera intege nke, maze ukavuga nka Pawulo ngo nzirata intege nke zanjye kuko ari intege nke zanjye ziri ariho imbaraga z'Imana zuzurira. Nshuti, na Pawulo ati kuko ntacyo mubasha kuba mutamfite, Yohana 15 uhere ku murongo wa 1, wa 2, wa 3 n'uwa 4. kandi Pawulo ati shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Nshuti, twaratsinzwe ntacyo tugifite cyo gukora, ariko Yesu icyo akora kirahari, kandi we ntabwo yatsindanwe n'abantu kuko ni umuneshi, ni umugaba, ni umuyobozi, kandi ni umutsima w'ubugingo. Uyu mugore araza, ikibazo cya mbere yibajije, arebye uko asa mu myaka 12 yose ari mu miruho, abavuzi ntacyo batari barakoze, ibintu byari byararangiye. Nk'uko ababwiriza bose bamaze kukubwiriza, bose bagatambuka ntacyo umutima wawe ugezweho. Ibitabo warabiguze, warabyize, rwose birashoboka. Amateraniro wayagiyemo, indirimbo waraziririmbye, amatsinda yo gusenga wayagiyemo, kuki utabona amahoro? Uyu munsi ukeneye gusobanukirwa n'icyo gukiranuka kw'Imana bivuze. Kandi reka nkubwire, uyu mugezi wanyuze mu nyanja y'Amazone ni wowe usabwa kunyura mu bibazo bikugose. Birahari, kandi ibyo bibazo bibereyeho kugira ngo bidindize amajyambere cy'umutima wawe wifuza. Si ibyo gusa, ndagira ngo ko Yeremiya igice cyaho cya 29 uhereye ku murongo wa 13, ndagira ngo twumve icyo Yeremiya tubwirira muri aya magambo. Yeremiya 29 umurongo waho wa 13 aravuga ngo muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, ni Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, ni Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Uyu munsi Satani yaratuboshye, aduhindura imbata ze, kugeza ubwo avuga ati nupfuka mukandamya nanjye ndaguha kubyo isi mfite ububasha. Ariko reka nkubwire, isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, aho gukora icyaha uzapfe, kandi aho kugira ngo utandukanywe n'Imana kubera ubuzima bwa none nabwo budahari, reka nkubwire uzanambe ku Mana, kuko noya yanambye ku bugingo bwawe. Kuba ugihumeka ubwabyo uracyafite amahirwe y'ubugingo buhoraho. Ariko nanone wirinde udapfusha igihe ubusa, kuko ntabwo uzi igihe wagenderewemo, cyangwa se igihe usigaje imbere yawe gishobora kuba gihishwa amaso yawe. Imana irimo iragendagenda ku ngo z'abantu, iragenda kuri buri mutima w'umuntu, ishaka kwararama ngo imushyire ikimenyetso cyayo. Irasanga abantu bari mu isi, irasanga abantu barangaye, irasanga abantu barimo bashakisha ubuzima rwose, ariko ubuzima buhenze ni ubugingo bw'iteka ryose. Rega Bibiliya ntacyo itakoze. Hari umwe mu bantu Yesu yarengurije nk'uko nawe yakurengurizaho, wari ufite ibintu byinshi birengeje rwose byatekerezwa. Ati ndakora iki kugira ngo mboneho munika imyaka yanjye? Ati ndigira inama ngiye kwaguraho nabikaga, mboneho munika imyaka yanjye myinshi, ibikiwe imyaka myinshi. Ariko itangazo riva mu ijuru rivuga ngo ibyo waruhiye bizaba ubupfusa, kuko iri joro urakwa ubugingo bwawe. None se ubugingo buhoraho ko nta duka ari bucuruza, ubugingo buhoraho ko nta nshuti yabuguha, kuki Imana yabushyize mu biganza byawe, ikabushyira mu byanditswe byera, ikaguha amahirwe yo kumenya gusoma, waba utanabizi ikaguha amaguru mazima ngo utambuke ugire aho ijambo ry'Imana rivugirwa, urebe ko Imana itakwiyereka. Ahubwo kwizera ko abari mu minsi ya nyuma kurimo kuragirwa ku mashyi, bariga ibintu ariko kubihuza n'ubugingo bwabo byabananiye. None se Imana yagukorera iki? Ikeneye ko uyizera. Yesaya 35 uhereye ku murongo wa 8. Yesaya ni umuhanuzi. Yesaya igice cya 35 uhereye ku murongo wa 8 haravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abantu imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iy'abandi,
abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Iri ni isezerano. Hazabaho inzira nyabagendwa, inzira nini cyane. Amahanga yagombaga guturuka hirya no hino aje kubaza Israheli aho ivana imigisha. Bagombaga guturuka hafi na kure babaririza bati Yerusalemu ni hehe. Hari kuboneka inzira ngari cyane. Byatewe n'iki? Bagomba gusubiza ngo twe dusenga Imana yo mu ijuru, ntabwo dusenga ibigirwamana, kandi Imana yatuvanye mu Egiputa ikatuyobora mu butayu, iyo niyo dusenga. Ngaho rero iyo nzira nyabagendwa Yesu yaravuze ngo ntabwo buri wese azayicamo kuko abandi imitima ntibazayinyuramo. Izabi y'abandi abagenzi babaswa. Reka kubwire muvandimwe, nta mugenzi utari umuswa ntawubaho. Mukristo yahagurutse mu gitabo cy'umugenzi uko tubyiga ataza aho ajya, ariko kubwo kwizera icyo mubwiriza butumwa yamubwiye yarahagurutse aragenda. Ibindi aberekera Imana, yagera mu isaho gahinda gasaze akavoyagurika byamuyobeye. Mugenzi utazi uburemere bw'icyaha akavuga ati aha tugeze nihe? Mukristo ati nange simazi. Nyamugiga nini ati ubwo utaramenya aho tujya mu itangira ry'urugendo, ko dutangiye guhura n'ingorane, none imbere bizagenda gute? Ati wakwisara yitahira akabaragiye. Mukristo ati naguma njye imbere. Yajya imbere yahaguruka amaze kuva mu isayo, mutabaza muvanyemo agahura nanone n'ubuyobe bumubwira ngo hirya gatoya umutwaro utwaye mubwiriza butumwa abo yabwirije bose nta numwe wigeze ukizwa nawe, ahubwo dore ibanga hirya gatoya urahabona umusozi. Hariho umugabo witwa Ngeso Nziza, iyo adahari ahafite umwana amwigisha amategeko. Abo bose ni abahanga mu gukuraho umutwaro. Genda ugeyo. Mukristo n'umuruho akabaragiye, yagera akahabonera marayika atawugeze ni hehe, umusozi ukenda kumugwira akagaruka mu nzira. Mukristo yahuye n'ubuzima bugoye, ariko kuko nakwiyobagiza yari afite umutima, byasoje icyo umutima bashakaga akibonye. Nawe rero hari inzira nyabagendwa izabi y'abandi abiyobagiza abandi umutima, abashaka kwigendamo ariko bakira abakunzi b'ibyaha, abo ngabo bazayigwamo. Kandi abashaka Imana babikuye ku mutima, nubwo nta munyabyaha ushaka Imana, ahubwo Imana niyo ishaka umunyabyaha. Iryo ni ihame rya Bibiliya. Niyo yahamagaye Adamu ntabwo ari we yitabaje. Niyo ihagaze ku rugi ikomanga, ahubwo imaze gutera umutima ubukene, noneho nayo iramubwira ngo ngaho nayo ngwino ukomange kandi bakingurirwa. Njye namaze igihe kirekire ku rugi rw'umutima wawe waranze gukingura, noneho ubwo ukinguye reka dusangire. Amusangiza Yesaya, amusangiza Yeremiya, amusangiza ibyanditswe byera, maze umutima wari warinangiye ukoroha. Uko koroha k'umutima iyo kubonetse, ubukene burazamuka mu mutima. Yesu akubwira muri Mateyo ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abo ngabo barahirwa kuko bafite isezerano. Nuko noneho igihe aba bagenzi bamaze kubona ko i Yerusalemu ariho hari Imana, uyu munsi twe turavuga ngo mu buturo bwera bwo mu ijuru niho Data wa twese ari, niho waducunguye ari, arambuye ibiganza avuganira buri muntu wese ngo ngwino uwo Data ahaye umugisha, kandi umugisha nta wundi nicyo Kristo yadukoreye ku musaraba. Hahandi tugarutse mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko kuri cya gice cya 5 ku murongo wa 27, yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Amuturuka inyuma, yaje agaragara nk'urimo wihisha, kuko yavugaga ati aba Bayuda nibambona noneho ndaterwa amabuye. Ariko reka dushimira Imana, uyu mugore batangaga abandi kumubona bigiragayo bakagenda bamuhinzira ngo badahumana. Uko bigira ngo badahumana niko iyi mbabare yarushaho kubona kwinyura. Ntabwo yari yitaye ku byo bamutekerezaho, ntabwo yari yitaye uko bari bubyakire. Icyo yari yitayeho gusa ni ugukora ku myenda y'Umukiza. Mbese wowe wari washaka gukoraho maze ukabura igisubizo? Icyo reka mubwire ngo ntibishoboka. Uyu mugore abe wowe nanjye
ni umunyabyaha wari uhiruhijwe n'ubuzima, ni umunyabyaha wifuzaga kubona ubugingo n'amahoro, ni umunyabyaha wari watanze ibyo yari ashoboye, amadini warayazengurutse, amahoro warayabuze, ibyo agomba gukora warabirangije, nta kindi gisigaye uretse kwipfira gusa no kwiyahura. Ariko ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi nta mpamvu yo kwiyahura, kuko hari uwamanitswe hagati y'ijuru n'isi kugira ngo yireherezeho abo bose. Erega ntabwo wakwiyahura, kuko n'uwari Sawuli warenganyaga itoro ntabwo yiyahuye. Ntabwo wakwiyahura kuko Dawidi wicishije Uriya agasambanya umugore we ntacyo yabaye. Erega ntabwo wakwiyahura kuko Salomo washatse abagore bagera ku 1,000 ndetse agasenga n'ibigirwamana byabo ntacyo yabaye, afite ubugingo. Ntabwo wakwiyahura kuko Loti yaryamanye n'abakobwa be, umuryango baturutsemo niwo watangiriye Abisirayeli basigaje ibirometero 8 ngo bagere i Kanani, afite ubugingo. Twabonye kandi tuzakomeza kubibona, Rahabu yari indaya nubwo itari yarabyiteye, ariko nanone niwe igisekuru cya Yesu giturukamo. Nshuti, witinya kwihana, ahubwo utinye kutihana, kandi wizere umukiza kuko ariho ku bwawe. Uyu mubyeyi cyangwa se uyu mugore arareba, aribaza ati ko amategeko y'Abayuda nk'uko twabonye muri 15:25 kumanuka, ko atanyemerera kujya aho abantu bari, kandi ko nazigera mbona aho Yesu ari wenyine. Ndakora iki? Ndahitamo gupfa cyangwa Abayuda barabifata uko bashaka? Iyo bagutera amabuye rwari urupfu rworoshye kurenza urwo yarapfuye, yarasigaye ageze ku rwego nawe ubwe yinukira, imyaka 12 ari muri ubwo buzima. Ariko arebye Bibiliya yavuze ngo yumvise ibya Yesu. Ibya Yesu yarabyumvise, aravuga ati yakijije ababembe, yirukanye abadayimoni mu bantu, yahagurukije abari bamugaye, yazuye abantu, none ni kuki ngewe naguma ahangaha? Erega n'ubundi ijambo ry'Imana ribivuga neza, Abaroma igice cya 10 umurongo waho wa 17 ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Yumvise ibya Yesu. Mbese ibya Yesu ntabwo urabyumva? Ndahamya ko wabyumvise, ahubwo isi gutera kubyirengagiza, cyangwa se urebye ubona bishobora kugira umugabane wo mu bugingo bwawe bibangamira, ucecekesha iryo jwi uti ntabwo naguma kwegera aho bivugirwa, kuko ndabona ahantu rifite amanyungu rishobora kuhambuza, kuko amanyungu yabangamiraga ubuzima bw'abandi. Shobora kuba gikunze inzangano, shobora kuba gikunze iby'isi, shobora kuba gikeneye kuraguza, kuko Imana yo kwizerwa ntabwo nayishyikira. Abo bose bajyaho ijambo ry'Imana rivugirwa bigatunga urutoki ingeso zabo, bagahitamo kuvuga ngo oya ntabwo ijambo naryegera. Ushobora kuba gikunze ubusambanyi, birashoboka. Ushobora kuba warirengagije amategeko y'Imana. Ushobora kuba idini urimo wumva ari bushimishe rwose, byaragushyize mu munyenga, ariko ufite icyuho mu mutima. Wareba ukuri kw'ijambo ry'Imana ukabona hari ukundi rigusaba kubaho kandi utiteguye, ukaryirengagiza. Ariko yumvise ibya Yesu, umutima wo kwinangira urahagarara, dore ko nta n'ikindi afite cyo gukora. Mwene data, nawe wihitamo kurwanya ijambo ry'Imana. Icyambere ntabwo warinesha. N'abami bo mu isi baragerageje ariko byarabananiye. Satani ntacyo atakoze, byaranze. Ubu Satani agenda ku isi azi ko yatsinzwe, ariko yasanze abantu bafite ubumenyi buke mu byanditswe, abatera ubwoba, akabatera gushidikanya, akabumvisha ko n'ababaye abakristo ba mihango gusa ntacyo byaba bitwaye. Ariko wikwishuka, kuko Yesu Kristo yaje mu isi, kuko abantu ntacyo bari bashoboye kwikorera ngo bakize ubugingo bwabo. Yumvise ibya Yesu, asigarana inkomyi imwe yibaza ngo ko amategeko atanyemera kujya abantu bari, ndakora iki? None se mitemo gupfa? Asanga gupfa nanone ni ikindi kibazo, kandi yamaze kumenya ko Yesu ari umukiza. Icyo yakoze ni iki rero? Atitaye ngo agoswe n'abantu benshi, nuko aratanya aragenda, abantu bamubona bakigirayo ngo badahumanywa nawe. Uko bigirayo niko abona inzira, uko bigirayo niko abona inzira. Muvandimwe, bacemo wihuta, kuko Yesu ari iruhande rwawe. Ku murongo wa 28 yavuze ngo kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Erega kubwo kwizera icyo yarasigaje ni ijambo rya Yesu, ndaho ubundi yakozeho gusa. Igihe yagituruka kure yari yamaze gukoraho mu kubwo kwizera, kuko yari yamaze kwibwira mu mutima ngo ninkoraho gusa ndakira. Icyari gisigaye ni ukubyizeza umutima.
ni ijambo rya Yesu rihamya icyamuzanye. Imbaraga ya Yesu niyo yamukuruye imuvana iyo kure, imuvana mu bwihebe ngo amusange aho abantu bari. Gukira kwe guhamiriza abandi ko uwo mukije atari umuntu nk'abandi nk'uko babitekerezaga. Ku murongo wa 29, uwo mwanya kimara gukoraho isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu arabaza ati, ninde ukoze umwenda wanjye? Wa mubyeyi yari yamaze gusubira inyuma yigendeye, kandi icyo gikorwa Yesu ashaka ko kimenyekana. Undi nawe yarazi ko yakoze amarorerwa guhangara gukora ku myenda y'umukiza, yumvaga ko ari bubihanirwe, ariko yari yamaze gukira. Kandi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nawe ubwe gukira yarabyumvise. Ndakwifuriza kugira ibyiringiro byo gukira, ndakwifuriza ko ukwizera gukiza ukumva mu bugingo bwawe, ariko ntabwo ari ibyiyumviro by'abantu, ntabwo agakiza ka Yesu ari amarangamutima, ntabwo ari ibyo ubwirwa n'abantu, ntabwo ari indirimbo zikuzamura ngo zigende zigushyushye ubyitiranye no gukizwa. Oya, ntabwo ari icyo ngicyo. Reka nkubwire, indirimbo ni nziza. Yewe rwose ku gihe cya Sawuli iyo Dawidi yaririmbaga ngo imyuka mibi yigiragayo, ariko ikibazo iyo ndirimbo arangiraga imyuka mibi yaragarukaga. Abise bararirimbye, baririmba bamaze kwambuka inyanja itukura, indirimbo barayiririmba, ariko bagisoza igice binjiye mu murongo wo kwataka Mose, batangira kumubwira nabi, bamubaza impamvu abazanye ngo bicwe n'inyota n'amatungo n'abagore n'abana babo. Indirimbo ni nziza, ariko ntabwo zihindura ubugingo muvandimwe. Indirimbo iba nziza iyo ari ubuhamya bw'iby'Imana yagukoreye bukuvuyemo. Naho kuririmba izahimbwe n'abandi utazi impamvu yabo, ibyo bishobora kukuzamura mu munyenga, ukaba wagwa umutego wo kubyitanya no gukira. Uyu yabyumvise mu bugingo bwe, yumva ko akize, kandi iyo mbaraga imukijije, Bibiliya yatubwiye ngo na Yesu yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo. Ako gakiza kari kagira mu bugingo bwawe ukakumva. Nimba utarakumva se urabiterwa n'iki? Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 14 haravuga ngo, ariko unywa amazi nzamuha nazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kukugeza ku bugingo buhoraho. Ibya Yesu bihindura ubugingo, ibya Yesu bireza. Wa mugezi wavaga mu ruzi rwa Amazone, ntabwo witaye ngo ko imbere yanjye hari inyanja ya Atlantika, ntabwo amazi y'uburyohe bw'urwo ruzi yigeze ateshwa agaciro n'andi anyuzemo. Aho yanyuze yishakiye inzira, uruzi rugumaha hepfo no haruguru, maze uyu mugezi uratambuka kandi ugera aho agombaga kugera. Abahageraga bakavumbura iryo banga, badubikagamo indobo bakanywa, kandi bagasanga amazi ntabwo ari ay'inyanja, bikabatungura. Uwareberaga kure ntabwo yabonaga ko munsi yaho agenda hari uruzi ruva muri Amazone. Niko n'uyu munsi abantu bafite ibyanditswe byera mu biganza, ariko bakaba bataramenya ko hari n'isoko y'ubugingo. Ibyanditswe byera ni umurinzi, ni agakiza, ni umunezero, ni amahoro. Iyo rero ubigiyemo utijyanyemo, Mwuka Wera ari ukuyoboye, niho ubona ko ari isoko idudubiza kukugeza ku bugingo buhoraho. Uyu mugore amaze kumva yuko muri we hari impinduka zibayeho, kandi ni Yesu bivuga. Ku murongo wa 31 abigishwa be baramusubiza bati, ese abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza mwikubita imbere, amubwira iby'ukuri byose. Nshuti mwene data, yari arimo yigira inama yo gusohoka muri iryo tara ry'abantu ngo yigendere. Yesu n'ijwi rirenga aravuga ati, hari unkozeho. Wa mugore ati, byanjye birarangiye, nakoze ku muziranenge kandi mumanye, namuhumanije,
kandi ari umwami w'abayuda, imyenda ye nayihindanyije, ndakora iki? Bibiliya iravuze ngo aragaruka aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amwerurira ibiri mu mutima we, abimubwira uko biri, nta na kimwe acishije ku ruhande. Ikibazo abantu bo minsi ya nyuma bafite, bihana bafite isoni, bihana mu buryarya, bagira ibyo babwira Yesu bakagira ibindi bamukinga, kandi ibyo umukinga n'ubundi arabizi urarikwa n'ubusa. Reka guha amahoro aho kugira ngo ugire ibyo urekura ibindi bigumane, mwemerere arondora umutima wawe, kandi uwo mutima arawuzuza amahoro, kuko nicyo cyamuzanye. Iyo rero umuntu atangiye kwihana mu buryarya, areka bimwe ibindi abigumana, ubundi se agatangira kwibaza ngo abantu bazamenya ko nanjye nagiye mu by'agakiza bazavuga ngo iki? Oya, banyuremo wihuta, kuko abo ngabo bashobora kuba ari ukubyigana gusa, nawe ushaka kubukoraho. Igihe Yesu yabaza ngo ninde unkozeho, yari azi gutandukanya umukozeho kuba kwizera n'abamubyiga gusa. Abigishwa nabo batariko, abantu barakandagirana, abantu babaye benshi, nawe ukabaza ngo ninde ugukozeho? Yesu ntabwo yari umuntu nk'abandi wakwitiranya ibintu, kuko Bibiliya yatubwiye ngo hari imbaraga yamuvuyemo, kandi hari imbaraga mu maraso. Iyo mbaraga ireza, iyo mbaraga ihindura ubugingo. Reba nawe umwe mu bari babambanywe na Yesu wari iburyo, arebye uko bari hasi bamushungera, arebye uri ibumoso ukuntu ari bamubwira nabi, arebye amubona ari umwami. Nubwo nawe aruhanye nawe, aravuga ati mwami, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Ntabwo yavuze ngo unyibuke, yavuze ngo uzanyibuke. Yesu atereka mubwire, nubwo ubona mbambanywe nawe, ariko ukaba wizeye ko nari umuntu nk'abandi, kandi ko nazize ibyaha byanjye ahubwo nzize ibyawe, ndakubwira ngo uyu munsi izina ryawe rigeze imbere y'Imana, kandi ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ukeneye kugira amahoro, ukeneye kugira umunezero uturuka ku gakiza, kandi nujya mu ijambo ry'Imana uzajya urijyanamo kwizera, kuko waryandikishije niwe uguhamagara ngo mbese wizeye ibyo. Umurongo wa 34 wa Mariko igice cya 5 aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro, ukire rwose icyago cyawe. Icyo umugore yaragiye atabonye, none barakibonye. Igihe yaragiye mbere yihishe, amaze gukira icyago cyo mu mubiri, aricyo abantu benshi bifuza ko Yesu yabakiza. Ubu abantu benshi barimo barareba Yesu mu kubavana mu nzu z'ubukode, barareba Yesu mu kubakiza indwara, barareba Yesu mu kubishyurira amadeni. Ntibaramenya ikibazo gikomeye cy'umunyabyaha, nuko uyu nguyu igihe yaragarutse yahawe ikirenze icyo yarakorewe. Yesu aramubwira ati, rwose kwizera kwawe kuguhesheje amahoro, kandi uyu mwanya ubaye umwe mu bana banjye. Yesu arakwakira uko waba uri kose, kandi nawe asubiza inyuma. Kandi Yesu imbabazi ze ni za buri muntu wese ushaka kuzakira, ariko imbabazi ze zirimo zirarenga. Ubu butumwa burimo barabwirizwa ubuheruka, abantu barimo baringingwa ngo nyamuna mwipfushe igihe ubusa, mwirangara ku mahirwe mufite kuko yabarangiranye. Nyamuna ihutire kunyura mu irembo rifunganye, kuko benshi bagiye kwifuza kurinyuramo batakibishoboye. Benshi batangiye kurambirwa, abantu benshi batangiye kuvuga batari ko se nimba dusengera hatagihari, noneho natwe wabivamo. Abantu batangiye guhakana ibyo bizera, kandi baravunitse mu myaka yashize, bagenze ingendo ndende, batanze imitungo yabo babwiriza, bakoze ingendo bajya kuririmbira abantu, bakoze ibishoboka byose mu madini barimo. None Yesu babonye ageze ku rugi, none bati tubivuyemo. Ariko ntabwo ari igitangaza, Yesu yari yarabivuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Wicika intege muvandimwe, nubwo bigeze aho bikomeye, ariko niho intwari zikwiye kugaragaza ko ibyo zigiye kuri Yesu bitabaye impfabusa. Ntabwo Daniyeli umurebeye muri Bibiliya wabona yuko yari yigerejeho, ariko numurebera mu kwizera yari afite, ntabwo yari kureka kwizera kwe ngo nuko batangaje yuko abatari buririmbe ngo basenga umwami bari bujugunyirwe intare. Ntabwo ibyo byamukanze. Kwizera kwe, gusenga kwe, no gusenga kinguye idirishya yerekeye Yerusalemu, ntabwo yigeze abihagarika. Nubwo yari afite abagenza, abarezi bahora baza kureba yuko ari bwica itegeko ry'umwami, kandi ry'Abamedi n'Abaperesi ryakukaga, ariko ntiyigeze aterwa ubwoba, kuko yazi uwo yizeye uwo ari we. None wowe
kucitse intege ku munota wa nyuma, garuka muvandimwe, garuka, kuko icyubahiro cy'Imana niwe gitegereje, kandi amaraso ya Yesu niyo abaye impfabusa. Reka umucyo uva ku ntebe y'ubuntu urasire mu mutima wawe, kandi isaha ya nyuma tugezemo, ubwo abantu benshi bamaze kunanirwa, ubwo igicuku kinishye n'abakobwa bari babaye maso bakabatangiye gusinzira, Yesu arakubwira ngo nukume maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Kandi Yesu wababariye uyu akamuha amahoro, arakurambura ibiganza nawe ngo ayaguhe. Uwababariye uyu nguyu akamwakira abandi bamunenaga, niwe urambuye ibiganza ngo kwakire. Nawe asubiza inyuma umuhungiraho, nawe nena kuko yaje mwisazi ko aje gushaka icyazimiye, kandi mu cyazimiye nawe urimo. Ukeneye amahoro y'umutima, amahoro arenganya ubuzima bugoye urimo, amahoro arenganya indwara ufite, kandi abaganga bakaba bamaze guca biteka ko bidashoboka, cyangwa se warabuze ubushobozi bujya mu mavuriro akomeye, ariko saje ikomeye nayahe muvandimwe. Ahubwo reka nkubwire ngo rarama, kwizera kwawe reka kuzamuke, kandi gufite ibihindizo bigushyigikiye iby'Imana igukura mu gihe cyashize, byabereho kugira ngo bigufashe kurarama. Uyu mwanya mwifurije kubana n'Imana, mwifurije kugaruka ku birenge by'Umukiza, mwifurije kubikubita imbere kuba kwizera, maze ukabumbura ibyanditswe byera, ukavuga uti Mwami Yesu, iri jambo ryo kwizerwa, ibyo byasezeranye bikora, nta na kimwe wavuze utakoze. Abisirayeli bavanye mu Egiputa barabivuze, kandi igihe gikwiye gisohoye, umucunguzi w'abari mu isaraza none agiye kugaruka, kandi ntabwo azaba aje gutamba igitambo bwa kabiri, yagitambye rimwe, ahubwo ari ku ntebe y'imbabazi ababarira. Kandi abana b'Imana hirya no hino barimo baratanga ubuhamya bw'imbabazi, nanjye mbabarira, warabisezeranye, yabitangiye itangazo ku musaraba ngo Mana ubabare ko batazi icyo bakora. Reka izina ryawe riboneke mu yababariye, kandi wizere nawe ubona amahoro. Umunezero w'abacunguwe urawukeneye, nk'ukwifurije nanjye ngwifuriza ngo wabukozeho kuba kwizera abe wowe nanjye two gushidikanya icyo yatubwiriye mu ijambo rye, ahubwo tukizere maze kidusubiza ubugingo mu mutima wari wacitse intege, kitubera isoko y'ubugingo idudubiza kukugeza ku bugingo raho. Mbikwifurije wifuriza nanjye ubwanjye ngo bibi byawe nanjye mu izina rya Yesu, amen. Dusenge Imana. Data wa twese, Imana yacu, uri Imana nziza kuko uri Imana idahinduka, ntabwo uri umuntu ngo ibyo wavuze ubihindure. Reka Mana uyu mwanya iri jambo urishyire mu mitima yacu, riduhindukire isoko y'ubugingo, riduhindurire amateka, riduhindure abana b'Imana by'ukuri, mu izina rya Yesu, amen.